Yes, ni shata mu kazi nk'uko mubimenyereye kuri cya kiganiro cyiza cyane ngenda mbagezaho uko bwije n'uko bikwiye, uko bwije n'uko bukeye mugenda musobanukirwa ibyiza channel ubuzima bunejeje bugenda bubagezaho. Ese noneho ni ikihe kiganiro kigezweho kuri uyu mwanya? Uburyo butandatu umugore ashobora kwifashisha kugira ngo amenye ko ari mu minsi y'uburumbuke. Hari benshi batabizi ariko iminsi y'uburumbuke cyangwa se igihe ushobora gusama byose ndabigusobanurira nk'uko aricyo nshinzwe kandi nk'uko mwakomeje mubinsaba. Iminsi y'uburumbuke ku mugore yasamiraho ibarirwa hagati y'iminsi 5 n'iminsi 11. Ino minsi iherereye hagati mu kwezi k'umugore. Ukwezi k'umugore guhwanye n'iminsi iri hagati y'umunsi wa mbere umugore haboneyeho imihango kugeza ku wundi munsi hazongera kuboneraho indi mihango. Ukwezi k'umugore gusanzwe kugira iminsi 28, ariko hari abagira ukwezi gufite iminsi migufi n'ahari n'abagira ukwezi kurekure. Ukwezi k'umugore gushobora kugira iminsi kuva kuri 22 kugera kuri 36. Ikindi hari abagore bagira ukwezi kudahindagurika ndetse hari n'abagira ukwezi guhindagurika. Uburyo bwa mbere rero muri ubwo buryo butandatu, uburyo bwo kubara. Koresha kalendari ubashe kumenya iminsi iri hagati y'umunsi wa mbere w'imihango n'imihango ikurikira. Ibi biragufasha kumenya iminsi ukwezi kwawe kugira bikore nibura amezi 6 akurikiranye. Ibi bizagufasha kumenya niba ukwezi kwawe kugira umubare w'iminsi idahindagurika cyangwa ihindagurika. Fata umubare w'iminsi y'ukwezi kwabaye guto ukuremo 18. Andika igisubizo. Umubare ubonye ni umunsi utangira iminsi y'uburumbuke. Yes, mbasubiriremo. Fata umubare w'iminsi y'ukwezi kwabaye guto ukuremo iminsi 18. Andika igisubizo. Umubare ubonye ni umunsi utangira iminsi y'uburumbuke. Aho ndimo ndabwira abantu bafite iminsi ihindagurika. Ukaba wabimenya ute? Wafata amezi 6 ugenda ubibara ukurikirana. Icyo gihe uzafata iyo minsi nk'uko mbibasobanuriye. Alright. Fata umubare w'iminsi y'ukwezi kwabaye kunini ukuremo 11. Andika igisubizo. Umubare ubonye ni umunsi urangirizaho uburumbuke. Niba ushaka kumenya iminsi yawe y'uburumbuke, urafata uko kwezi kwabaye kurekure ukuremo 11. Muri ya mezi 6 ukwezi kwabaye kugufiya urafata ukuremo 18. Igisubizo ubonye aho ngaho niho uzaba utangirira iminsi yawe y'uburumbuke. Naho kugira ngo umenye iminsi yawe urangirizamo igihe cy'uburumbuke, uzafata iminsi ukwezi kwabaye kurekure ukuremo 11. Icyo gihe iminsi yawe y'uburumbuke izaba irangiye. Urugero ngiye kubaha: ukwezi Werurwe, itariki 3 Werurwe,
iminsi 27 kugera itariki ya mbere Mata. Alright. Iminsi 28, 29 Gicurasi, iminsi 29, 27 Kamena, iminsi 30, 28 Nyakanga, iminsi 31, 28 Kanama, iminsi 29, 26 Nzeri. Umunsi utangira iminsi y'uburumbuke, ukwezi kw'iminsi mike, reka tubare 18 bihwanye na 27 gukuramo 18 bihwanye n'9. Umunsi uhera iminsi y'uburumbuke ungana n'ukwezi kw'iminsi myinshi gukuramo 11 bingana na 31 gukuramo 11 aribyo bizangana na 20. Ibi bisobanuye ko umugore ufite amezi ahindagurika atya azasama hagati y'umunsi wa 9 n'uwa 20 uvuye ku munsi yaboneyeho imihango bwa mbere. Ni ukuvuga iyo abonye imihango wenda tuvuge ku itariki 2, ukwezi kwe k'uburumbuke gutangira ku itariki 11 kugeza ku itariki 23. Ibyo turabisobanukiwe neza. Alright. Uburyo bwa kabiri, uburyo bwo gupima ubushyuhe bw'umubiri. Pima ubushyuhe bwawe bw'umubiri wawe kuko isaha idahinduka, ndetse ufate n'ahantu hadahinduka buri munsi ukimara kubyuka. Ubushyushye bw'umubiri bupimwa hakoreshejwe thermomètre médical. Ibipimo bishobora gufatwa hagendewe ku bushyuhe bwa hamwe muri aha hantu: mu kanwa, mu kibuno cyangwa se mu gitsina. Mu gihe cy'uburumbuke umusemburo witwa progesterone wiyongera mu mubiri ari wo utera ihinduka ry'ubushyuhe bw'umubiri. Ubushyuhe bw'umubiri busanzwe usanga buri hagati ya degre 36 na 38 degre Celsius, ariko mu minsi y'uburumbuke bw'umugore usanga bwiyongereye ibice biri hagati ya 0.5 na 1.6 degre Celsius. Alright. Iyo wipimye usanga ubushyuhe bwiyongereye iminsi 3 ikurikirana, tangira utekereze ko ari ikimenyetso ko uri mu gihe cy'uburumbuke. Icyitonderwa, ubu buryo bushobora gutera urujijo igihe umugore afite uburwayi butuma ubushyuhe bw'umubiri we bwiyongera. Kunywa cyangwa se kurya ibiryo bituma ubushyuhe bw'umubiri bwiyongera nk'inzoga ndetse na stress, gukoresha imiti imwe n'imwe. Reka turebere hamwe uburyo bwa gatatu, uburyo bwo kugenzura ururenda rwo mu gitsina cy'umugore. Ururenda rw'umugore utari mu minsi y'uburumbuke n'uri mu burumbuke biratandukanye. Mu gihe cy'uburumbuke umubiri w'umugore urekura imisemburo ya progesterone na estrogene ku bwinshi. Iyi misemburo niyo ituma habaho
ihindagurika mu gitsina cy'umugore. Umugore uri mu minsi y'uburumbuke, ububobere mu gitsina buriyongera. Uru rurenda ruba rurenduka cyane, rusa n'umweru w'igi ribisi. Umugore utari mu burumbuke mu gitsina haba humagaye. Rimwe na rimwe haza ururenda rudafatiriye rumeze nk'utuzi. Ku mugore ugira ukwezi kw'iminsi 28 udahindagurika, ububobere mu gitsina buba buteye gutya: iminsi 1-5 kujya mu mihango. Yes. Icya kabiri, iminsi 6, ni hagati y'6 n'9 mu gitsina cye haba humye, ububobere ari buke cyane kandi bumeze nk'amazi. Alright. Icya gatatu, iminsi hagati y'10 na 12 ururenda rutangira kugenda ruza buhoro buhoro rufatiriye. Icya kane, iminsi hagati y'iminsi 13 n'iminsi 15 ururenda ruza ku bwinshi, ndetse rimwe na rimwe umugore akisanga imyenda ye y'imbere yatose, ruba rumatira, rurenduka ndetse rusa nk'umweru w'igi ribisi. Alright. Reka mbabwire icya gatanu, hagati y'iminsi 16 na 21 ururenda rukomeza kubaho ariko rugenda rugabanuka. Reka tugere ku cya gatandatu, hagati y'iminsi 22 na 28 mu gitsina harongera hagasa nahumye. Ikitonderwa, hari abagore batagaragaza ibi bimenyetso. Alright. Reka mbabwire ikimenyetso cya kane gishobora kukwereka ko umugore ari mu gihe cy'uburumbuke: uburyo bwo gukoresha udukoresho twabugenewe dupima uburumbuke. Muri za farumasi habamo udupimo umuntu yakoresha ngo amenye ko ari mu gihe cy'uburumbuke. Utu dukoresho tubona umusemburo LH cyangwa se luteinizing hormone, uboneka mu nkari igihe umuntu ari mu minsi ye y'uburumbuke. Iyo uyu musemburo uri mu nkari, ku gapimo hazaho udukoni tubiri. Umusemburo waba utarimo hakaza agakoni kamwe. Alright. Uburyo bwa gatanu. Ubu buryo bwo kureba ibindi bimenyetso by'imihindagurikire y'umubiri. Bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko kukubaho igihe uri mu gihe cy'uburumbuke harimo kubyimba inda, kuribwa mu nda, kugira ubushake bwo kubonana n'umugabo bidasanzwe, kwiyongera k'ubunini bw'amabere. Alright. Reka nkubwire uburyo bwa gatandatu aribwo bwa nyuma. Gana muganga. Muganga ashobora kugusobanurira birenzeho ku bijyanye n'ukwezi kwawe, ndetse akagufasha no kumenya iminsi yawe y'uburumbuke. Kandi ni byiza ko umugore n'umugabo bamenya ubuzima bw'imyororokere, umwe akaba yakunganira undi. Kumenya ubuzima bw'imyororokere si iby'abagore gusa, kuko n'umugabo ashobora kubigufashamo, umugore we ndetse akanabimurusha.
Kumenya ubuzima bw'imyororokere bifasha muri gahunda za leta yacu mu bijyanye no kuboneza urubyaro, kwirinda indahekane ndetse n'inda z'indaro. Ubu buryo bwose uko ari butandatu ushobora kubukoreshereza icyarimwe kugira ngo ubone igisubizo kizewe kurenza uko wakoresha uburyo bumwe. Rero mba nakoze ubushakashatsi ku mbuga zigiye zitandukanye, mba nabashakiye uburyo bugiye butandukanye kugira ngo tugende twirinda ibibazo bigiye bitunguranye ku bantu bari hirya hino. Reka mbasuhuze kandi nongere mbashimire gukurikirana iki kiganiro. Niba utarakora subscribe, like and comment kugira ngo dukomeze tumenye byinshi.